Ikaze ku rubuga uri uw'agaciro, aho utuza ugahumeka, ukiga ndetse ukiha uburenganzira bwo kuba uwo uriwe. Ndi Yvette Ingabe Umwari, nkaba mbabona nk'ab'agaciro kuko muhishwemo iby'agaciro. Ndabasuhuje. Uyu munsi nateguye ikiganiro cyitwa gushikama mu bitekerezo. Ariko mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu, ndabasaba by'umwihariko ibintu bibiri: gukanda kuri subscribe ari byo abone, bityo ntimucikwe n'ibiganiro bizasohoka, ndetse no gusangiza bagenzi banyu, maze twese tubashe kuzamukira hamwe, ntihagire usigara, twese dutere imbere. Ni iki cyagufasha gushikama mu bitekerezo? Icya mbere ni ukuba umurwanashyaka, kutemera kurambika vuba, wihunga vuba, wikumva ibyo bakubwira byose ngo wumve ko ari ukuri. Umva imbaraga za bya bindi bikugurumanamo, ibyo bituma ushikama, kandi ubikurikire nturambike, ahubwo urusheho kurota byiza bigari, maze umunsi ku wundi ariko utera intambwe uko yabireshya kose. Icya kabiri ni ugutekereza neza. Tekereza uti ndi umunyembaraga, nzi ubwenge, mfite ubumenyi, kandi n'impano, nzagera kure. Gutekereza gutya bigaburira roho ndetse bikagusunikira gutera imbere. Nta cyatuma utagera kure mu gihe uri mu nzira yawe, yayindi ukoreramo wishimye kandi ukorera mu mbaraga zawe. Icya gatatu, kutigereranya n'abandi. Iyo urebye iruhande rwawe, ubona beza, ibihangange, abize amashuri menshi, abafite amafaranga menshi, ugahita utangira kwigereranya nabo, ugatekereza ko ibyo wifuza kugeraho utazabigeraho. Ariko wibagirwa ko abo bose wigereranya nabo, buri wese afite inzira ye yo gucamo, ndetse ibimuhishwemo bitandukanye n'iby'undi, kandi tukaba dufite uburyo butandukanye bwo kubumbabumbwamo ngo tubashe kuba abo twaremewe kuba bo. Hagarika kwigereranya na mugenzi wawe, iyakira ukuri, wizere imbaraga nziza z'igitangaza zikurimo, uwaziguhaye, kandi uzikoreshe, zizakugira wa wundi waremewe kuba we. Icya kane ni uguhagarika gutekereza mu mwanya wa mugenzi wawe. Gutekereza uko abandi bakubona, uko bazagutekereza utemenyeranyije nabo. Kutavuga ibitekerezo cyangwa ibyifuzo byawe utekereza uko abandi bazakwakira. Gukora ibyo utifuza gukora uzi neza ko urenze ku mahame yawe, utekereza isura uzahasiga. Ibi bituma utiyakira ukuri, kandi ngo n'abandi babashe kukwakira ukuri. Ibi biba biturutse mu bwoba bukurimo bwawe bwite bwo guhabwa akato, gushyirwa ku ruhande bw'uko abandi bagutekereza. Ugatekereza ko uko utekereza ariko ba bandi koko bagutekereza, kandi atari ukuri. Muri make, uba uta igihe n'imbaraga zawe. Igihe n'imbaraga zawe bishyire mu bindi biguteza imbere. Guhagarika guha agaciro ibitekerezo nk'ibi biraruhura, kandi bifasha abandi kukwakira ukuri, kuko babona mu by'ukuri uwo uriwe. Icya gatanu
ni ugushaka ubufasha iyo wumva muri wowe utangiye kwijima. Kenshi na kenshi ibitekerezo byacu bibi iyo tubihaye uburenganzira ndetse tukabyitaho cyane bidufasha guta inzira. Ni byiza iyo wumva muri wowe hatangiye kwijima kuba hafi y'abantu kandi ugatekereza uti nubwo ndi kumva muri nge harimo ibitekerezo byijimye ariko sinshaka kubigumamo, ndashaka kubivamo. Ngiye gushaka ya nshuti, wa muvandimwe, uwo twashakanye, wa mupasitori cyangwa wa wundi ubifitemo ubumenyi amfashe. Gushaka ubufasha hakiri kare bikurinda kutagwa mu gahinda k'igihe kirekire, bityo ntute igihe mu burwayi, ahubwo ukabasha gusubira ku nzira hakiri kare ku buryo wongera kwibuka uwo uriwe, za mbaraga zawe ndetse n'ibikugurumanamo, maze ukabasha gushikama. Icya gatandatu ni uguha agaciro ibigakwiriye. Shyira imbere ibya bitekerezo bikwibutsa za mbaraga zawe zose, bikwibutsa bya bindi wigejejeho byose kugeza magingo aya. Iyegereze za nshuti nziza zifite ukuri muri zo ndetse zibasha kukubera indorerwamo yawe, zibasha kukubwira ibitagenda zibona kuri wowe, bityo bikagufasha gukura no gutera imbere. Iyo bya bitekerezo bibi bikujemo, gerageza gutekereza bya bindi byiza wibitseho bikugira uwo uriwe, za mbaraga nziza karemano wibitse zikugira uwo uriwe, za mbaraga z'igitangaza ziri muri wowe, za mpano zawe zose zigutandukanya na mugenzi wawe zikugira uwo uriwe, ndetse wibuke n'uwo uriwe imbere y'Uwiteka Imana yakuremye. Ndagusunikira guha agaciro ibitekerezo byiza bituma utera imbere. Mbaye mbashimiye muri aba gaciro. Mufite ibari ku mutima mwifuza kunsangiza, ntimutegwe. Mwanyohereza ubutumwa kuri 00 31 65 75 28 477. Subiremo 00 31 65 75 28 477. Ikaze muri Isanga, ndetse mwiha uburenganzira bwo kwandika umunsi uko mubona ibi biganiro. Funguye amaboko yombi mbashe kubafata ikiganza, maze mweme mubashe kuba abo mugomba kuba bo. Naho mu kiganiro gikurikira.